ibindi kuvuga abantu babyumve ntago ari ukuzimura ni inkuru y'ubuzima bwanjye yanyafekse cyane ku mutima nakuze mu manjye ambwira ko ndi mubi ntangiye kubyiruka n'abandi nko kugenda nko mu mbuga gutya kambwira atari ko Cecile mubi we aturi mubi pe mama yaratangiye kongera aha uzi gusanga nyoko ari mu mwanya wawe kandi nta nicyo bimubwiye iki kintu cyo kukubwira Imana yo mu ijuru niyo ntanzeho umugabo ndakurahiriye Imana ishobora byose ko iki kintu cyo kukubwira ni ukuri none nyirabukwe mu rugo umukecuru mu rugo rw'umukobwa we n'umukwe we ahari yice ibindi simbivuze abari hano babyumve urumva uwo mwana ukuntu yakubititse yahangayitse ku myaka ye yarahangayitse mu mutwe yarahangayitse mu mutima ushe namusabiye ko nibi byose birangiye agomba gushaka umukansara n'icyo cyo kuba afite se w'umunyekogo ntacyo narinze nabyo biraza byiyongera urumva umwana afite ibikomere uwakabimukijije uwakabimufashije ni nyina n'umugabo we none nibo bari kumucura bufuri na buhoro ejo kana nabivuga bizagendere rimwe na meno bumwe byumve. Yes, reka twizere ko mumeze neza cyane mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri KOP turabasuhuje ari nako twongera kubaha ikaze tunizera ko mugiye kongera kuganira natwe mugiye kongera gusabana natwe twishimira umuryango mugari umaze kuza muri runo rugo turabashimira cyane mu byukuri mukomeze muze kubera ko ntago muzigera mwicuza ko muri kumwe natwe kuri KOP ngiye kuganira na mwarimu n'ubundi ku ngingo zitandukanye ku ngingo runaka kandi ndabizi neza ko muri buze kubikunda n'ubundi mwari ngo hayikaze umeze tumeze nda nifuriza ukwezi ariko gushya ukwezi kwa nyuma kwa mbere itariki ya mbere y'ukwezi kwa nyuma unuvuga ngo turi mu kwezi gusoza umwaka ngufuje kuzagira uzarye iminsi mikuru neza nje ntago njya iminsi mikuru zadutumire iminsi yose kuri njye bari mikuru oketsoke kwakira abantu kuganira muzaboneka se muzamufite invitation nyinshi uzabone kanya zaza ariko ntabwo haracyari kare haracyari kare rwose uzaba afite umwanya zaza 24 gusa isigaye uravuga Noheli ya Noheli yo nta kintu uvuze cyane kuri no ngiye imisi yose irasa ariko byensuri kubera ko ngewe ku giti cyanjye ntago nireba mfite umuryango rero niba mfite umugore n'abana n'abavandimwe hari ikigwa kigomba gukorwa ariko ngiye ku giti cyanjye bari bisanzwe ubuhene murabugarika kubugarika no kugira gute buraribwa nyine ntago turya ubuhene turigihene bana ihene ntago ubuhene si nakamanino se babone ntuza ibyo ningi kuvuga ihene zageze bazikuze umuntu nta muntu kibona igihene ngo abone ni cyamahembe ubu nukubona kandi urayororera sinakubwiye kuyigura karese ariko ngenda zisanganwe n'ubundi bugesera abirenze mfatamo imwe cyangwa nabona izange zitari ku rwego nkashaka indi ariko ntabwo ari agahene ni ihene nejo bundi narindi yo kuwa gatandatu na niriwe za Mayange navuye hano ngi Mayange ngenda ndeba byinshi ubutaka amatungo tusa no ya byose ntago ya Noheli yabura weekend yari imeze urumva nuko hagiye kuwa gatanu ngo twakoze hano ra kuwa gatanu twarakoze ngira kwa gatanu twarakoze njya mu mujyi hanyuma kwa gatandatu nyine nakubwira ko nagiye Mayange nimugoroba nagiye Mayange ikigoroba Nyamata ntago nayicayemo ariko nagiye nkomeza Mayange ahantu bita ka Mugenzi ahantu heza cyane hateye neza ubwo narimo nshakisha ibihuru yego ibihuru byo kuza ishyiramo akarori k'amasaziro nanza gahene none nemeye akazu bo ku cyumweru numvaga naniwe ukuntu nabwo navuye hano mu kiganiro sibyo navuye hano mu kiganiro ryamye ibitotsi biranga bitamo kujya muri ntuza muri Casport ariko kari n'umuyaga njya muri Urban Park ya Nyandungu nkoramo amasaha 3 basi mumva arahagije ahantu heza cyane utazajya njya gukora ibiganiro ko ngiye kunegosia abonnement nshaka kuzajya mfata abonnement y'ukwezi kandi ya famille nari ngiye kubaza sanga birashoboka nganira nabo ndazenguruka naninjiriye Masoro ndagenda mpinguranya hirya ninjiriye hano munsi ya rwa rusengero rwo kwa hamwe hajya kuri ya kaminuza y'Abadventiste
ninjiramo ndazenguruka ngera aho ngera ku nganda ndongera ndakata nca mu migano ngera kwa papa ndongera ndasubira inyuma ndongera nzamuka baranayaguye na ya misozi buriya na ya misozi uruzitiro rwa iriya park ubu rugera munsi y'inganda no munsi ya kaminuza byose ndabireba nyine ndimo ndeba uburyo ari ahantu heza cyane ndimo nanegosiya ko umuntu yazajya ajya gukorera ibiganiro tukishyura tuguza abonoma yanjye n'umukameramani nibaza ko ikiba gisigaye no kwemera ko kamera yinjiramo ariko bizakunda kuko hasigaye hayoborwa na mucuti wanjye sina mucuti wanjye n'umuvandimwe mwahoze ayobora akarere ka Rubavu ntago bizagorana n'abana barimo benshi harimo n'abafana harimo nabo twigishije nabo twareze so urumva rero nuko weekend yanjye yarangiye ngira ngo naraye mvuyeyo nka saa 12 saa 12 narengeze i Kigali so nuko ubundi dutangira ubundi ya premidi yo ku cyumweru igeze watangiye ikindi cyumweru nka rero dukora iminsi 5 ufite amasezerano yo gukora iminsi 5 uzinduka uri gitondo nyine ubwo ku cyumweru aba ari ugupowa yes gukora ibintu byoroheje kugira ngo kuwambira utangire icyumweru ufite stamina mbere yuko dutangira ikiganiro Karoza mbwira harya ngo umurobyi ngo numukire ku mazi ibyo ni ibyadashimu sinakubwiye ko ngewe nduhuka hagati ya saa 7 na saa 10 ariko numva nadashima ngo gusinzira ishobora kuba isaha imwe n'igice indi saha imwe n'igice ikaba yadashima sinzibanza biterwa naho gitonzi cyifata hari igihe ntangira mwumva saa 7 n'igice saa 8 kikaba cyafashe kikandekura saa 9 n'igice ubwo musanze mfatiraho ubwo rero ibyo nasanze arimo tubaze twamamaze Premium Construction Group ikipe y'abaengineeri b'abajene b'abanyarwanda bavanzemo n'abanyamahanga batwisunze nk'abafatanya bikorwa tuzakorana igihe kirenze umwaka n'abantu rero bafite expertise mu bijyanye na management no gukora ibijyanye n'inyubako ibikorwa remezo ubutaka imihanda ibiraro inzu batwisunze kugira ngo tujye tubamamaze ariko tubahe n'umwanya bigisha abanyarwanda ku bijyanye na industry department uruganda rw'inyubako n'ibinashoboka tuzajya tubasanga no kuri tele turebe uko bakora rero baratwisunze ni n'abavandimwe beza bagenda batwamamaza badushakira n'abandi bafatanya bikorwa so rero bakorera hari Remera munsi ya REB ku munara muremure uhari uciye mu irembo ritari ryo kwa Rwahama ariko iryo kuri control technique so mwabahamagara kuri 0784 42 57 cyangwa se 0785 59 80 bafite n'ishami rya Rusizi rishobora gufasha abantu ba Karongi Nyamasheke Rusizi na Bukavu pourquoi pas so nuko abo rero n'abafatanya bikorwa bacu uti rero warumbajije ngiki baravuze ngo iryo somo rya dashimu nibyo bintu nkunda kukubwira nyine by'ibijyanye no gushaka ubutunzi bwinshi baradashima tujya tumwungukiraho byinshi cyane hari igihe rero akunda ari principe akunda kuvuga ngo utakaza umwanya utakaza ubuzima ushaka amafaranga noneho ya mafaranga ukazayakoresha ushaka kugarura ubuzima bitashoboka yaduhaye rero urugero yaduhaye isomo rivuga ngo umukire babandi ukunda kwita abakire bageze iyo bajya yagiye yarageze yajya nyine ajya kuruhukira ku mazi uretse banze wumve nyine ega gukira ni mu mutwe ibyo twamaze kubigira gutya noneho wa mukira avuga ati ibyanjye byose biri kwikora amafaranga ari kwikoresha ajya kuruhukira ku mazi ariko umwaro haba haje umusare umurobyi ufite udusamake udufi nka 30 ari twazanye mu cyamazi asize bite akakazu kamaze bigiye kingana iki avuga ati imyaka 15 nk'ababandi banjye twagiye kuri Mugesera ahubwo se ko kutashye kare ati aya mafi arampagije n'umuryango wanjye kandi ndasagurira n'amasoko so amafaranga y'agacupa ku ruhande aravamo kandi n'abana barye tse umazemo igihe kingana iki tumaze imisaha imwe umukira itabara umuginga iyo umara atese iyo umara nk'amasaha 6 ukazana amafi menshi agatoya ayo vanyemo arampagije amaze sisugiye gukora iki kutashye kare tubu ngiye kugera mu rugo nkarabe nduhuke ndebe umuryango wanjye
imbyinane n'abana nganire n'abana nindangiza njye kuganira n'abaturanyi ku gasantre nimva ku gasantre nze nicare mu rugo ncuranga gitari yanjye yego abana bumve na madamu noneho umugabo umukera avuga ati rero ubu ngubu rero wowe ugize uvuye ku isaha imwe ukajya ukora amasaha 12 mu bwato ukajya uvayo wujuje amasamaki ati wazagera ahantu ugakira ku buryo ushinga koperative y'abarobyi babyumva mukaba benshi ukabayobora ugashyiraho uruganda rutunganya amafi babyumva mbese ukaba kaganga ku buryo wubaka amazu mbese ugakira cyane noneho ibyo ngibyo ukazagera ahantu ujya muri pansiyo ufite amafaranga menshi noneho ukabona kuruhuka ati rero ati se kuruhuka gute ati nyine kureba mu muryango kureba abaturanyi waburo byaramuseka cyane ati none se ko ibyo kubwira nakabaye nkora namaze kubona amafaranga ari byo nkora ubu atabwo ngenda urumva ati aho kugira nzabikore nashaje ngiye mu birora amaso narahumye amaso ngiye kurya ibigori amenyo yarakutse nabikoreye ati urumva wo ibyo uri kumbwira nge ndabisanga n'ubuzima bwa buri munsi ikigomba kwitegereza namaze gusaza icyo gihe cyose ukigomba kwitegereza namaze gusaza n'uri ko reba ariyo finality nta byinjoyinze hakiri kare udufaranga duke nka tubona ariko n'ubwo buzima nka burya so rero ubwo urumva ryari isomo ryo kuvuga ngo hari umwanya abantu bagomba kugiraho gushaka amafaranga ni ngombwa kuko amafaranga nanone utayafite nta buzima sibyo ni nk'amaraso utafite nta buzima ariko rero ntagomba kugutwara umwanya wose umuntu ukubwira rero ngo banza urunda amafaranga uzareba umuryango wawe nyuma umwana yararwaye ntiwamuvuza uwo mwashakanye yarababaye ntiwamuhoza umuvandimwe yarapfuye ntiwamushyingura umuvandimwe yarashingiye ntiwataha ubukwe akavuga ngo banza urunda amafaranga uzabikore ugiye muri retraite kandi abantu benshi cyane muri retraite abo bose ntuzabasanga abantu benshi cyane nuko babaho ibintu byose babishyira ku ruhande bakabanza bakira ntabwo ari benshi abantu bamaze kujijuka nkunda kuguha urugero rw'umuntu tugeze kugira ibyumba iyo kesi usinzi uwo mugabo ahageze ariko ndabyibuka ko mbere ya corona gatoya bigeze amakuru y'imperuka yaramaze kugira nka agitrose 5 kuko hariyo bigeze gufatana isima mu mbere ya corona gatoya 2019 cyangwa 2020 ari kuri Noheli uwo mugabo rero ni nkunda kumutangaho urugero yigeze kubatirisha abana yohereza amakwaseri kuzana abantu abaga inkeshatu azana agura na fuso y'inzoga ubwo icyo yari muri ibyo undi mugenzi wanjye wishitangiye w'umwarimu nawe yarabatirishije umwana umwe agura ubukese nk'icumi turaza urugo turarwuzura muri minota 30 bwa bukese tukaba turabumaze bakajya bakohereza igare kujya kurangura izindi wa wundi za nkeshatu yabaze ya fuso y'inzoga byabuza babi kuko za kwasiteri abantu baje muri kwasiteri 3 nawe urabyumva bataha kure bamwe ya birabiri barya intongwe ebyiri basubirayo byabaye kwa gatandatu byageze kwa gatatu wa mugabo burariguri kumubwira ngo kutatuzanira amavidi akirimo inzoga none agafata indi modoka yo kujya gupakira abayibobo mu mujyi ngo muze mbaho inzoga kubera iki usibye abo baje na kwasiteri nta wundi muntu wari wagiye kuko nta muntu wari umuzi ariko ari umukire afite ipinda yarabanje muri zahabu ndamwibuka yetse twajyaga dusangira agira isoni cyane anywa agafana none atekereza kwegera wa muryango ibihe byarenze nyine ibaze kugira ngo ubanze utange imodoka ijya gupakira baza kukunywera iyo adashyiraho izo kwasiteri yari kubyirira nta n'abantu veni yari kubona kandi noneho umwarimu we twakoranaga urugo rwari rwuzuye udukesi 10 tutamara isaha ubyumva umva difference so rero buri wese namahitamo byishimo namahitamo y'umuntu iyo ushaka kuba iyo dashima n'ukunda kubivuga ngo iyo guhangayikira ibyo utarageraho bikugira umucakara ariko kwishimira ibyo wamaze kugeraho bikugira umutware so uyu murobyi rero n'uyu mukire bari kunuza bose bari mu byishimo ariko namahitamo umurobyi we ashaka kujyanana n'ibyishimo byose umuntu ugera naho ajya kuri ka gitari akaba yarebye umuryango yakoze akazi yahashye
akaganira n'abantu muri quartier noneho wa undi yaramubwiraga ngo banza ukore cyane uyarunde ibyo uzabikore nyuma kandi njyambikora birimo biragenda se nabijyamo namaze gusaza kuko iyo ni ya myaka ubigeraho dogiteri yakuvanye ku munyu nyogosenge yarapfuye kandi utarigeze ubona umwanya wo kumusura mu burwayi bwe kuvuga ngo uzabikora nyuma abantu ntabwo uzabasanga kwa kundi uwabyaye ntujye kumuhemba ntujye kwita izina ngo no kurya ubunyano ukazajyayo uwari wavutse yarameze ubwanwa se uzagera uvuye ngo uje kwita izina uzabisubiza inyuma se urarije kwita izina so rero ni ukuvuga ngo ibintu ni ukubijyanisha abantu benshi we nubwo bavuze ngo benshi abantu benshi nababijyanirana wenda niyo atavuga ngo buri munsi ndakora ama etape ariko akagira ka weekend samedi sociale dimanche sport wenda kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu byo akaba ari busy ku mafaranga abo nabo babaho ariko nanone kuvuga ngo nzabikora ngo nagejeje ngo kuri aya naya yari hayitageti ayinya aya biragoma uriya rero twajyaga twumva ibiganiro bya wa mugore uvuga ko nyina yamutwaye umugabo Nyamirambo twarumvise ibyo yatangaje adatuje reka mvuge ngo adatuje kubera ko nibwo yari gusorwa mu nzu nibwo abantu bari bamuhagazeho afite igihunga yaje gukora ikiganiro pe kirambuye yaje gukora ikiganiro cy'amasaha ya n'iminota 8 n'amasegonda amena umutima aravuga yameneye umutima umunyamakuru umugore hari wa munsi turi muri ya nama cyogenda Jihad yari ahari kandi igihe bavugaga umugabo ufite tentire mu bwana hari ikintu bavuze bati umugore wahohotewe wakorewe ihohoterwa rikorewe mu rugo cyangwa se umwana w'umukobwa wafashwe ku ngufu donc wasambanyijwe ku gahato iyo aganiriye n'umugore n'igitsina gore mugenzi we hari ukuntu nyine niyaganiriwe n'uwo bangana abatwe niyaganira n'uwo batangana niyaganire n'uri mu kazi ikiganiro yagirana n'uwo biganye n'uwo bangana n'uwo bahuje igitsina n'uwo batagihuje na gitifu w'akagari cyangwa umupolisi cyangwa RIB n'umusaza cyangwa umukecuru biratandukanye iyo niyo communication ubundi yahuye communication ni matter of code et decode so rero nibyo bya bindi njye kuvuga ngo abantu batemeta kuri meme rongeri donde noneho baragafashe meme rongeri donde iyo abantu batemeta kuri meme rongeri donde communication yabo igira kasoro ntabwo ibisa ofete ikiganiro wagirana n'umusaza nicyo wagirana nanjye tujya kungana nicyo wagirana n'umugore mutoya nicyo wagirana n'umukecuru ntabwo bisa yes ijya mbere noneho ewana yahuye n'umugore mugenzi we nyine ewana amumene aramubwira ati reka tuganire mu bintu byinshi cyane baganira wenda abantu bazagenda bakuramo amasomo menshi ntabwo twabivugira rimwe byose ngo tubirangize ariko reka mere ku cyabanje yavuze uburyo yamenyanye n'umugabo we avuga uburyo babanye batarakundanaho cyane bataramenyana cyane ariko avuga yuko bazagenda bamenyana gusa uriya mugore afite n'ubwenge bwe buri avuga uburyo yari tayari kubaka atanga ingero ati umugabo wanjye yashatse ko dukodesha inzu ihenze mubwira ko tutari tayari kwita tubyara n'ubundi atari ngombwa tujya gufata inzeze tugume mu nzu y'ibumbi 60 atari ko natangiye kubona ko nzahora n'ibibazo ngeze mu rugo nkasanga umugabo yampishe ko afite credit yishyura 150 ingahe yarabimuhishe basezeranye ivagamutungo basezeranye ivagamutungo ntabwo bavuze icyo basezeranye ariko kubasezeranye ivangamutungo guhisha credit ni impamvu ya gatanya nayo kuko mu byo muvanga abarimo active na passive so na credit birimo n'umwana wo hanze abarimo babyumva iyo mwasezeranye umuhahano cyangwa ivangura mutungo ibyo si ngombwa so rero no kubivuga se no kubivuga ntabwo ari ngombwa nyine ubundi se kubivuga nyine nako niyo mwagize ivangura mutungo rinasesuye pe yari ivangura n'uburenganzira bwawe n'amakuru murayavangura nyine ntabwo ari ngombwa ntagutegeka kumbe no mu makuru bagiramo bakavangura
nyine umuntu mugiye kubana mwasezeranye uzajya amarangamutima kari turi mu mategeko niba mwasezeranye ivangamutungo ugomba kubwirana byose niba mwasezeranye ivanguramutungo murabyirana ibyo mwumva biri ngombwa icyo bivuga nta wabiguhatira so mwasezeranye ivanguramutungo rero guhishana biremewe kuko ntabwo mwavanze nicyo bisobanuye ubwo no kumenya regime matrimoniale bafite ariko iyo ari ivangamutungo n'amakredi murayavugana n'abana b'iruhande niba yarigeze n'undi mugore akamumubwira abantu rero bari kumutera amabuye abandi bakamugarukira abandi bagatera imetero zabo abandi bagasesengura ukwabo abandi bagakoresha amarangamutima ageze reka ngiye ngaruke mu cyo mu rugo na mama we ni nabwo ni naho inkuru akenshi ishingiye ni nabwo abantu bahita bumva neza yavuze ko we yingenza umugabo we ntibazane mama we mu rugo yanga ko nyinaza yanga ko mama waza biranga byatangiye gute ngo umugabo we yahoraga asaba mama we ko aza kubasura muri weekend ariko umugore akavuga ati mama nubwo aba yaje muri weekend nayo yahita ataha dore ntabwo twacumbikira mama mu nzu y'ibyumba bibiri ejo kugeshaka kubarara kandi bose ari nyina atuye muri Kigali nabo bari batuye muri Kigali umugabo ni washakaga ko nyina arara arara se ko yakurugenda rurwakure n'uw'icyanga ugasubirayo uwakakira arara Nyamirambo gute kubera ko abakunza kubera ko avuga ati mabo arare bakora iki nyine baganiriye se bikarangira ega naho bitangirira ubwo umuntu wakakira yagusura hano kugisuzwa musaba ko arara oya wakakira nishwe urugo sakaruraza rubonyine ese ubwo abajura bamuteye ibaze kurara Nyamirambo urugo rwa Kakiru bakakwiba wazatakira nde koko pratiquement usibye nk'umuntu umushyitsi warara kuko hano mu Rwanda ubu ngubu imodoka usibye wa Nyamasheke na Nyamasheke wa Nyamasheke na Rusizi nabwo inyuma mu misozi wenda za Bweyeye za Muganza za Nyakabuye ariko wa Kamembe ntago yarara kubera iyo mpamvu none uri kwinginga wa Kakirwa arari Nyamirambo ahantu bategera moto y'igihumbi izo muwe ubwo abari ibicyo yego ni kugenda ndeba yego hanyuma arangije aramubwira ati se none ikintu cyahise kinyobera ko yamubwiraga ngo arare ariko kandi nanone ngo ko yamubonye muri toilette ngo agagaruka yiruka akabwira umugore we ngo niyihangana bwire umukecuru ko iyo umuntu agiye muri toilette ayifunga ikindi ko ibyo bintu abona atazabishoboka yahungabanye ngo yabonye ibintu bitare aho numvise harimo urumva ega n'umukecuru yari umushotoranye nyine nahise nibaza none se kandi umuhungu niba koko umugore abivuga umugabo yarasubiye mu cyumba cye yahungabanye akanabwira umugore w'ibyo abonye bivuze ko umuhungu yari akiri muzima ariko umukecuru amwereka ibyo ataraba umuhungu agenda yahungabanye abwira umukobwa abwira umugore ati ujye ubwira mama wawe ko nyina se ko ari umu-intellectuel ubwo agiye kwigira discipline ku mukwe kwe urumva ko uwo mukecuru nawe ni nyirabayazana cyane abyumva kwe mu bakwe nimba bivugwa ari byo ubundi umukwe na nyirabukwe mu Kinyarwanda na toilette ntibakayisage sine kubwira ko nibasenye uko karabiye mutayi karabiramo ubundi mu muco nyoko ukwe ari mu rugo muganira ijwi rituje sibyo ijwi rituje hanyuma mu gitondo ukareba ibintu ujyamo kugira ngo abyuke yitunganye ugaruka yamaze kwitunganya yamaze no kunywa icyayi ku buryo wabyuka nka saa 10 ukagira utuntu wirukankamo ukagaruka nka saa 3 ukavuga umukecuru uko yakonaniwe kandi yavuye mu cyaro akabyuka saa 2 ugasanga byose yabirangije yamaze kwambara yiyicariye gutya mu ntebe cyangwa se ari muri ka jaride utakazuba ka vitamine D ariko kubyiganira nawe muri douche kubyiganira nawe ku meza ucuba wagiye kurumva umukecuru none yarabikoze gutya akajya muri toilette ashobora kuba yarabikoze yibagiwe ariko nanone mu rugo rw'umukwe wawe hari ibintu
niba umunyarwanda muzima iyo nyoko uko ari iwawe nta mahoro bufite kandi nawe nta yaba afite urabyumva kuko umukwe na nyirabukwe ni ikizira mu muryango nyarwanda nta kintu kimwe bakabaye basangira ntabwo ari babandi bafata igicuba ni wacu kera tukisangira ku muheha igicuba ntabwo cyava ku mukwe ngo kijye kuri nyirabukwe ariko kuri sebukuru yuko akora bikubwiye kuri sebukuru byo ibana bone guriye akeshi bundi umukwe iyo yaje umukwe yagiye kwa sebukwe afite sebukwe na nyirabukwe aganira na sebukwe nyirabukwe akaguma mu gikari akihugenza mbese akihugenza kuko ntaguma aho hafi kuko ashobora kuza umugabo we urabiza abagabo bo mu Rwanda hari igihe kameriza yamaze no kurutera wenda akaba yabwira nyirabukwe akajambo katari keza none nyirabukwe rero ntabwo ari akajambo kamubabaza nuko kavuzwe umukwe ahari so rero none ugezeyo ugiye kurara mu bakwe mu toilette ariko abantu bari hano bari kunabyumva ubundi kujya muri toilette yo mu nzu undi ntabwo wayijyamo wajya mu yo hanze toilette yo mu nzu donc ukuze urugi urarukoraho rugakaka sibyo washasa amazi bikumvikana mu byumba byombi ubwo mbere yo gushasa nabyo babyumvikanye none nyirabukwe mu rugo umukecuru mu rugo rw'umukobwa we n'umukwe we ahari yice ubwo ibindi simbivuze abari hano babyumve ukorora le bruit urusaku ruri hagati yo gukingura urugi rwa toilette no kurukinga hagati y'urugi no gushasa amazi urwo rusaku ruri mu rwimagine noneho rw'umukecuru rugera ku mukwe we seka yigoze mwarimu nyine urwo rusaku navuze niba rwimagine none wumve ko umuntu muzima usibye nawe usibye wowe n'umugore wawe n'umwana wawe anda munsi y'imyaka 10 ntaba agomba kurwumva oya n'urwo umwana wawe urengeje 10 n'umwana ntaba yifuza ko papa rwumva umugore wawe nibyo byihanganirwa wowe n'umugore wawe byose muba mwaremeye kubisangira ariko kurenga n'umushyitsi wiyubashye ntabwo umwereka toilette yo mu nzu ngo agere ko byanamubuzana nuza nta nubwo yajya yisanzuye cyane rwose ashobora kurukumira kandi it's part y'ibitujyayo ndarutegereje noneho uburyo nk'umuntu yarukumira akavuga ati rero nta muntu ujya nyereka toilette y'umunsi mu gigero kare ntuba wisanzuye ntabwo uba wisanzuye noneho niba umuntu yabitinya yabaye umushyitsi mu rundi rugo rw'umuntu biganye rwa muramu we ibyo byo nta kibazo niba umuntu yabitinya yagiye mu rundi rugo rw'abandi bantu ni gute umukecuru abitinyuka mu rugo rw'umwana we n'umukwe njyako hari ikindi gihe numvise ari gishya abantu bajyaga bibaza nyine niki cyatumye ava muri ruriya rugo cyagiye kirenga umwaka yavuze atarurimo yavuze yuko yabonye mama ibya nyina bimurenze akajya se mama kubundi narenze ko abana aribo bazungura ababyeyi nkaba mbona none uje kunzungura ari we mubyeyi ndi umwana wawe yabwira umugabo we ati uyu mukecuru wambabariye tukamuvana aha umugabo abonye atsimbaraye ngo afata umwanzuro ngo kwahukana kugira ngo azamwinginge azaze kumucyura yamwinginge ibyo ntiyabivuze yavuze ngo gusa ngo kugira ngo azanyinginge ngo sinajyanywe no kuba yari asanzwe nkubita ako gukubita nako ni gashya yajya mukubita se yajya mukubita akabyihangana ndi gusubiramo ibyavuze ntabwo yakarishijwe n'inkoni yakarishijwe na nyina bibaho nabyo ati ibyo biruko nabikubwiye ko umuntu hagati amarangamutima n'amategeko ubyumva urukundo ni amarangamutima amategeko nta marangamutima ni ukuvuga ngo niba yarakubitwaga akagumaho urukundo rwari ruhari
iyo rwashize ujya mu mategeko kuko yo nta marangamutima agira bimurenga rero bigeze aho nyina donc icyatumye ava mu rugo rwe ni presence ya nyina urumva uwo mwana ukuntu yakubititse yahangayitse ku myaka ye yarahangayitse mu mutwe yarahangayitse mu mutima ushe namusabiye ko nibi byose birangiye agomba gushaka umukansara umwana yarakubititse cyane yarakubititse ibindi byose bamutwerera ngo yarajya mu bagabo yagiye gushaka icyo yabuze iyo nyina ataza sibyo byari kuba niba yarakubitwaga agaceceka nubwo nzi ko voilà yabyivugiye se ndinde wo kubivuguruza yabyivugiye nta wundi we wo kubivuguruza ariko niba yarihanganiye inkoni ko nzi ko muri kino gihe abagore yakwihangana n'urushyi rumwe ni bake we agakubitwa akihangana ariko bigeze kuri presence ya nyina kubera ko inkoni z'umugabo inkoni icyo avuga kuba yarakubitwaga ushobora kuba byari kumva yarabyumvaga ku mubiri gusa ariko presence ya nyina yabyumvishe mu mutima abyumva mu mutwe buriya yarwaraga n'isereri ibyo ntabwo ari kubivuga ashobora kuba yaragendaga mu nzira yivugisha cyangwa akayoba aho yaragiye cyangwa se akaba yakwikubita ku muhanda byari byamaze kugera ku kesa gukubitanya umujinya cyangwa iki cyangwa se nyuma akagusaba imbabazi ariko ibyo bikomere by'uko nyina yararaho n'ibyo yakoraga byagendaga bimwangiza agakura ayonga hadi yakwifatira n'umwanzuro utari mwiza kwiyahura kujya gusambana kwiga inzoga urabyumva gutinda gutaha akajya atindana n'abagore bavuga ibyamvahe na njyahe kubera ko aratinya gutaha mu rugo rwe abo ni bande abagore bavuga ibyamvahe na njyahe wakwihanganyira ko ejo bundi ko ari wabise n'ingegera ahubwo umuntu yarambwiye ati rwose ati iyo mbuze umwanya njya kunywa inzoga z'ingegera ndabuze inzoga y'ingegera uyinywa gute ati none se koko ati aho zitari ingegera ni gute ati umugore arampamagara ari kumwe n'abagabo babiri b'inshuti ze babyumva kimwe baraye ijoro barakesheje nanjye nkanywa izo nzoga ndi umugore w'umugabo uzi usingegera nibyo nashaka kubwira ubwo nawe akahita iyo rero utangiye kujoyininga abo bantu uwo muntu yisingegera ntabwo ari ngewe uba wahungabanye ukazijoyininga kugira ngo amasaha y'icumi iyo utangiye gutinya urugo rwawe uba wahungabanye washize abandi bakavuga ati abantu bakajya basezera ureba atebana turasubira bakavuga se ngo yihuse bane saa 9 zikagera muri zanirindi aho ngaho singe nabivuze n'umuntu wanganirije abyita gutyo nanjye ndatungurwa nka kwa kuryo utungurwa maze se wanyoye inzoga zingegera gute none se ngutambeshye mfite umugabo mfite abana none ndaye mu kabari ndi kumwe inzoga z'abagabo ntazi kubera ko ari inshuti z'abagore tuziranye none nabishinze sifite impuhwe zo gutaha ngejeje mu gitondo nkabo atubwo aho ntamwe inzoga zingegera ubwo nawe ntibyarangiye ntago mbisi ntago ntacyo narengejeho ariko nimo biganatiwe urumva iyo watangiye gutyo rero ugatinya urugo rwawe rurimo umugabo wawe rurimo abana bawe rurimo nyoko nuko bitangira hanyuma noneho hahandi ni naho wandurira ni gute se wakwicarana n'abagore bari kumwe n'abagabo basanzwe babyumva kimwe urabizi ko abantu bigeze guhuza urugwiro iyo bari kumwe ntibihishira ukabona umugabo afashe ikiganza cyagikubise ku kibero cy'umugore bari kumwe kandi ari wowe naguhamagaye uwo mugore nawe uraho ari nawe guhamagaye ati nsangano ndi kunywa kamwe nuko bitangira ngiye nkunda mugenzi we nawe akahita gukubitaho ukavuga ati turi mu gatoya nkunda kubivuga biba bigoye ko mvuga ibintu bikorwa ariko bitavugwa aho niho hahandi bigera rero muri babandi uwo muntu yisingegera ariko wa musori kuko ntabo mvuga amazina ntabwo mbazi nawe bamukuriye mu bugegera kuko yakoze nk'iby'ingegera n'ubundi arakesheje yasize urugo n'umugabo n'abana yabaye nkabo zangegera nizahamagara indi ngegera yasigaye hanze ikabaza ngo muri hehe akabasanga bagasanga wa undi arashoma ari free bizaba rimwe bibe kabiri bwa gatatu azagenda nuko rero bagenda iyo rero umuntu yatangiye burya ntahungabana rirenze kuvuga ngo umuntu araca ku rugo
bamubwira gutaka avuga ngo muzane twimwere bana amafaranga se ntahari undajya gukora ikiza nuko rero nuriya mugore yagendaga yangirika buke buke ibindi byose byaba byarabaye baze ni nyina kongeraho umugabo igisigaye no kumenya amateka ye amatereka segondere yayize he yayize ate bakurya kwa muganga arega Dr Ernest uko muganga bagiye mu mateka basanga kuri segondere atarishyashya urabyumva Chantal guhera Murambi anga ashobora kuba yaranayoboye n'umugabo w'inshuti yanjye cyangwa nanjye narajyaga ku kigo cyabo ahiga so igisigaye no kureba no mukobwa amateka yavuze ayo bazi naya ayo yivugiye make sinakurikiye byose ariko bike yavuze uriya mama we ntiyigeze umugabo harakana mujyamo ndahita nkomeza abantu birirwa bahererekanya kakandi bavuze ngo nta uyu ushaka umugore urambagiza ibibero bya nyina ntabwo urambagiza ibiro by'umukobwa urambagiza ibya nyina ahubwo rero kirirwa gatrend bagatrendingisha nk'abakumvise cyangwa bakumvise nabi mbona bagahererekanya ibibero bya nyina ni ibyamukikiye imyitwarire ya nyina niyo urambagiza ntabwo ureba imyitwarire y'umukobwa ureba imyitwarire ya nyina aho rero none nahise mbona abantu nahise nanjye nibaza ese kuba mama we atarigeze umugabo akabyara umwana umwe w'ikinege nyina atarigeze abana n'umugabo mu rugo ngo ayubake ashinga imizi nibyo bihise bikukira mu mukobwa we kuko we ukabisobanura avuga yuko yavutse muri bya ndebye byitwa urukundo nabyumvise ubwo abantu barahuye baragira bivuze ko babita enfant du samedi soir enfant du samedi soir umwana abana bavuka muri ubwo buryo nyine kwa kundi mukubitanira mu bukwe mukubitanira muri soirée mukubitanira muri boîte umwana wo mu bukobwa nuko babita ubwo rero ndi kububwira amateka ye avuka ku mumama w'umunyarwandakazi n'umugabo w'umutanzania w'umukongomani ese ariko abatanzania hari avuga igiswahili gusa avuga igiswahili yire n'umukongomani avukiyeyo ari abantu bo muri Kongo ntibamukunde kubera ko avuka ku munyarwanda ngo kandi yavukiye muri Kongo yavukiye muri Kongo ku munyarwanda n'umunyekongo komeza abikobwa ntibamukunde kubera ko yavukiye ku munyarwanda kandi abakongomane bavuga yuko abanyarwanda bari kubateza ibibazo aho ngaho yavuze ati sindi umunyapolitike sinkora na politike igikomere cya mbere ni ukutarerwa na so na nyoko icya kabiri ni ukugira ababyeyi badahuje nationality icya gatatu ni ukutemerwa na nationality ya so ibyo ni ibikomere byose uwo muntu ntabwo azamuka nk'abandi niko bimeze ushobora no gusanga primaire wenda abanyekongo baravuga atari aka kanyarwanda biti ibyo nabyo ni ibikomere none na nyina bakabaye babana muri ako gahinda kuko wenda iwabo w'umugabo wa nyina ari nawe se uriya mukobwa batabakiriye bakabaye bafatanya muri ako gahinda umukobwa na nyina none si uko bimeze ibyo nabyo birongera bikamutusha komeza yabaye menase cyane ari muri Kongo barataha kwa kundi abanyarwanda batahaga bisanzwe bagaruka mu Rwanda ageze mu Rwanda ahubwo biba bibi cyane ngo kurushaho ngo kubera iki abantu bo muri famiye yo kwa nyina noneho bamubona bakamubonamo umukongomani ngo bakajya bavuga ngo yarya inzoka ngo yarya ibikeri bamwitirira abiwabo wazi ngo uyu n'ibindi bindi nabonaga donc n'ibindi adashaka kuvuga yarakubititse ubwo kubyimagina ndi kuvubira amateka yego nyine oya unabitekereze ku mwana wa Vestine wese undi twari tumaze iminsi tuvuga Vestine w'umuhanzi nawe aramutse abyaye umwana nuko byazagenda yajya Nigeria mu Rwanda bati uyu n'umuntu hajya mu Burkina yajya Burkina Faso bati munyarwanda ibintu nk'ibyo nuko ari ibihugu bitegeranye ariko icyo kintu kigomba kucyumva ya komeza amateka ndayarangiye ibyo byose ni ibikomere ibyo byose ni ibikomere ntabwo uwo muntu ntabwo wamufata normal nta nubwo wanamufata hari ama reaction ushobora kwihangana ku muntu cyangwa akagutangaza umuntu wavutse mu maboko ya se na nyina akarinda ageze imyaka 18 abana na se na nyina numva bamuha urukundo affection parentale n'utara rwigeze noneho bisanzwe noneho we nkaho bidahagije uriya we
yararubuze ahubwo abona opposite yarwo, abona urwango. Kwa se bati umunyarwanda, kwa nyina bati uyu n'ibikeri yabirya, ubu ni inzoka. Ariko karako buriya wenda tutarabona verisiyo iri furu ku ruhande rwo k'uyu mukecuru, wasanga unamwise umukecuru mwashwana, hari abatabikunda wenda akamvukoresha wenda nabyo ni amasomo. Ariko wese umuntu uzi kurusha utemera ko ari umukecuru ubundi ubwo n'ibyo byose nyine. No ngewe icyo aruheruka ko kanongere mbwira abantu hano ntabwo ngemba ngendeye ku maverisiyo veridique ou mensongère. Ngene nashaka kubaza uretse banze nigishe nyine bagira ngo abantu batabifata ukundi. Iyo turi hano tugenda gake gake, ntabwo ngendera ku maverisiyo ya vrai cyangwa ya faux. Ngendeba ibihari, hasohotse iki, kirigisha iki. Banyumva ngo ikibazo cyanye niba uwo mugabo ikibazo cyanye ndahita mbura uko nkibaza ikibaze nta se wikingira aho ngaho. Unashaka kubaza ko wenda umuntu ari kugenda yumva verisiyo y'uno mukobwa isa nkaho irimo detail, ubu mu by'ukuri byaturutse gutyo hejuru gusa umukwe n'umukecuru. Nanjye navuye ngo hano kuri KOP ntabwo tujya guhiga ukuri, tureba ibihari tukabiteramo imetero. Ni haza n'ukuri nako tuzaguteramo imetero. Nk'icyo cyo kuba afite se w'umunyekongo ntacyo narinzi, nabyo biraza byiyongera. Urumva umwana afite ibikomere, uwakabibukijije uwakabimufashije ni nyina n'umugabo we. None nibo bari kumucura bufuri na buhoro, nibo bamukuye ku rubetezi n'uruhiza. Araganyira nde bundi yize segonderi he? Ntabwo nigeze numva. Okay, ubu ni nko buriya nk'umuntu yaba akaba yizera nk'umuntu baba barabanye ku gitanda cyo muri dortoir, cyangwa se nk'uwo biganye meme class batizanyaga note, waramuzi neza, cyangwa se uwo baba wenda uwamubereye marene nko mu giskuti muri promesse. Ibintu nk'ibyo ntawo kwiringira afite, ntafite kwa se, ntafite kwa nyina, ntafite iwe, ntafite nyina, ntafite umugabo. Umva kandi kandi nakibutse ngo bajya gukora ubukwe, umugabo yagiye kumwereka kwa kundi ujya kwereka abantu bo muri famille yawe bafitanye wabo umugabo, ngo aragenda akayerebura umuntu basangiye byeri hano, ati wenda ni data wacu, akongera agafaturiya ati uyu ni runaka. Nyuma za gusanga abantu bose yamubwiye ko ari abo famille atarabo bafitanye isano. Abanyumvira ibyo ni ikindi nanone aho yashatse ntahaze ntabara mu kazi wenda ubwo bagiye bazanye too much bagiye bazanye niba biri kuvugwa. Hari umuntu w'inshuti yanjye yagiye gushaka, yari umugore wa kabiri agiye gushaka, uwa mbere yari yarapfuye, ariko aterura abantu hano Nyabugogo atazi, yuzuza kwa seri bajya gusaba, harimo ufata ijambo, hari biki abatabizi, donc famille yayihishe. Ariko umuryango ndakumenyesha ko babyaye rimwe ntago bongeye gusubirana, kandi yari afite umuryango mugari, ariko aramasa araruza iri ambiance yo kwa Mutangana gare Inkunda Amahoro ni hari yakuye abakwe. Yego, arabapakira ajya gusaba. Yego, nta muntu wo muri famille n'umwe uhari. Babyumva? Ndabyumva. Usibye ko byavugwaga ko yari yarakaranyije na famille, kuko byavugwaga ko uwo mukobwa agiye gushaka hari undi muntu yarabereye fiancé. Noneho famille ibyumvise gutya iravuga ati rero niba ugiye gushaka umugore uri mamahane harimo polemique, ugende wenyine twe ntituzaza. Unavata kwa seri nyine pakiro Nyabugogo baragenda. Nta myaka ngo ningahera reka nze nibuke, ariko ni mike cyane, ni nk'itatu. Ariko ngereka nkubwira ikintu buri gihe nibaza. So rero ibyo nuko bitangira. Inyendezo y'uruhara na amasoso, umuntu aguhishe iwabo, wumva urwo rugo ruzamara igihe kigari cyo n'abandi badukurikira. Agiye kukwereka famille, agiye abasanga ku kabari. Ese kuki bimataringa? Kuki kuba umuntu yakwereka umuryango we bimataringa? Kuki ngombwa si imiryango ugiye kuvanga se? Tuvuge nimba umuntu umwe aba mu Bufaransa akabiye kurongora umuntu w'iwacu Nyaruguru, kuki kuba kuki ujya mu Bufaransa cyane bari niba barashyingiranywe mu Rwanda, kuki bahisha n'imiryango yabo? Bahisha umuryango kujya bigenda abantu uguzi. None se bari abana sekuru bari abana ubyara nyina,
si umunyekongo sekuru wabariye abana ubyara se baramuzi wenda nese ko mwihuje ngo mukore famiye muzabyara abana umutsobe n'umushambo kazi sibyo iyo bahuye ntibabyara abana bafite ubushambo n'ubutsobe kuki si iyo miryango itamenyana kandi hagiye kuvuka abana bayifitemo identite bombi waruvuze ngo Ubufaransa na Nyaruguru Ubufaransa bwihorere fata Nyaruguru na Gisagara oya turaturanye twajya wenda bari yase nicyo kibazo cyabaye oya neze kucyo wajyana kujya kwerekana umugeni ukajya kumwereka ku kabari wamujyanye wanyu cyangwa kwa nyogose cyangwa niba ariko byagenze uko niko bitangira bana ngewe nahita nanababwira nti biriya ntago bizaramba kuko nibyo byuwo wagiye kuraruzanya Nyabugogo ariko abantu banyabugogo bamba bare ntago bararuza ariko narabi twabiteze iminsi akumva ikibazo mpora nibaza bigenda bite kugira ngo famiye ibane umwaka umwe 2 3 5 6 7 8 kuwa 10 batandukana ye ntago mba mbyumva abajemo satani ye ntago mba mbyumva mwabanye umwaka umwe murahushobora mu bana 2 mu bana 3 mu bana 5 iyo mwarenze 5 uko waruvuze ngo 8 10 mwana nabyaye mwana nacuze sibyo se abana 3 cyangwa 4 kugira ngo mutandukane haba hajemo influence yo hanze kuko mwebwe ku giti cyanyu kugira mu marani iyo myaka mwamwemerana uza amafuti ya runaka uzingeso za runaka iyo uzihangane yitani gashira kugira ngo ubwihangane bwawe buveho nuko hazamo intrus umuntu wo hanze akagira ibindi gushukisha cyangwa akagira ibindi kubeshya buriya barakubeshye buriya se hanavuga ari ibintu bitumarishije harabaza akakubwira buriya se iwawe rega uriya reka da uriya no iwawe ni ise no muri South Africa yarakubeshye ntago iwaba ari Nyaruguru bagatajya kugushyira ibyo bintu ugatajya kuvuga ngo uwo tubana yarambeshye ari ibintu bari kukuzanira kandi akanyuma mu rugo ngo ni ibindi ni nk'umunyu mwifu y'ubugari bagatangira bati yarakubeshye bagatangira bati yasize umwana iwabo bagatangira bati yahoranye umugore bagatangira bati yaguhisha imitungo bagatangira bati anywa inzoga wenda atazinywa bagatangira bati iyo agiye gusenga akanyarira abajyanye n'abagabo donc utwo twose ubundi iyo wageze kuri 5 ibiri personal byo mu rugo ubwo barabyakiriye noneho rero nyuma agatangira ubwo ari byo ntavuze hari nabamubwira atari kubundi kira kigabo kimeze kuri yabagishatse ute ngwino nkwitetesha ko nubundi wari wakurikiye imitungo tukabona ntayo ufite kandi kabazo ntari ndi buvuge nigengesereye ejo kanana bivuga bizagendere rimwe na meno bumwe byumve ibintu by'amoko biracyahari none tugeze kuri level ejo wundi umubyeyi yaraje aranganyira urabona ko abana ba kino gihe kwera ntibavoma ntibavunika ntibasa ntibahinga bose bakura bagororotse none wahura n'umugabo rero wikuriye ibumba wakoze imirimo areshya nk'uko kwanjye umugabo ukamubura sekasha no ibi ntago bisekeje wangu umugabo batumye umwana we bamutumye umubyeyi numva kwishuri umugabo afata umwana amushyira kuri moto agezeyo ku kigo inteko ubuyobozi bw'ikigo buraterana buti wa mwana uratubeshya uyu ntiyabaso urabyumva inama yahageze saa 5 bamurekuye saa 2 z'ijoro nabwo babanje guhamagara nyina kuko nyina w'umwana yari yarahageze ku kigo baramubwira ngo harya ngo nyina w'umwana ngo ugira nimero ze batiziduye arazibaha bajya kureba mu bitabo bareba ko za nimero abahaye arizo baramubwira ngo butembera hari bahamagara nyina niko mada ko twagutumye umwana twamutumye umwana yitwaye nabi tumutuma ababyeyi none ntawe yazanye bati kandi se namwe nawe nyine nawe wa mudamu ubwo ko namuhaye se ngo amuzane ise yagiye hehe bati yatuzaniye umuntu umeze gutya na gutya ati nuwo urumva ahantu bashya umugabo bimaze nk'imyaka 3 kuko umwana byabaye ari nko mu wa 5 cyangwa mu wa 6 umwana ari muri kaminuza ageze nko mu wa 2 ariko umugabo icyo gikomere n'ubu aracyagifite urumva yego icyo gikomere aracyagifite kuri no saa
tugezaho tubwira abana ko ababyeyi babo atari bo ngo kubera uko bameze ubu. Urumva amakosa n'ibigo by'amashuri bibyumve. Uragira dute kuri parente y'umwana gute kubera ibintu bikurimo gusa. Aha niho Bizimana agomba gukora. Nampamagara nzamubwira n'icyo kigo. Umugabo yarakomeretse bamwirijaho nk'uri mu gihano ngo yaje guteka imitwe. Wowe uyu mwana wamubyara. So reka twigarukire rero. So mu bintu rero bishobora gutuma urugo rusenyuka mu gihe gitoya kandi rwarabayeho mu gihe kinini. Nuto cyane ibyo by'ibinyoma. Ariko ikijyanye n'amoko cyo ni simusiga. Kuko ababizana bakubwira ngo yakubeshya iki baba bashaka kugira ibindi bazamukiraho. Uko nyumva? Rimwe na rimwe bakubwira ati ko subundi wowe ntiwayirebaga. Ati no ati yari yarambwiye iri ati ngo ibimenyetso ati kana ati idore se wabara nyina wabara bikagenda bigera mu bindi bintu. Ikindi kintu cyatunguye abana cyo tugiye gusorezaho ni uburyo uyu mugore yavuze yuko hari igihe yababaye cyane akagereba nyina akumva yamufata mu ijosi akamuniga. Abirenze ariko umwana gushaka kwica nyina nabirenze. Ntabwo ushaka kubivugaho n'ijwi riri hejuru ariko ntabirenze nyine. Nabwo ngo umwana yabanje guhungabana mu mutima no mu mutwe nawe arabyivugira n'igisa atakora. Ariko ntabyo yakoze. Ariko umujinya yari afite wari uwo gukora ibyo. Nimugwe buriya ejo ashobora gukora iki kigana bati nashatse kwiyahura. Kandi nabyo naho biba bigana. Abantu bagendana iyo mitima kubera ibikomere bafite ni benshi. Rimwe na rimwe bagira inshuti nzima zikabavanamo iyo mitekerereze, bagira inshuti mbi izo ngegera zikabajyana muri ibyo umuntu akayihinduka akagenda yihinduka. Nyuma y'imyaka 5 ugasanga wa muntu siwe. Bibaho. Yego. Nibyo ngibyo rero. Reka dusoreza ahangaha twizere ko twatwigishije ibintu byinshi nubwo biba byajemo kuvuga nabi cyangwa kuvuga amagambo atari meza. Ariko turabizi neza ko mu bisenya umuryango harimo inshuti mbi, abo bantu abanywa bagakesha washaka gutaha bakakubuza, abigisha abandi uburara. Bisha abandi uburara, umuntu uhamagara umuntu saa 5 ngo ngwino tunywe. Niba umuntu atibwirije ngo ajye gufata icupa saa 1 saa 2 saa 5 ageze mu rugo abana batangiye kuryama cyangwa atagiye kubacira imigani ukamamagara ngo ngwino. Nuko bitangiye ngwino tumere kamwe. Wakwibeshya wamusangayo ugasanga arakikijwe. Akikijwe n'ibiremwe. Sibyo agatangira kukwigisha ibyiza by'agakwavu g'ishyamba. Umunsi wa mbere urabisimbuka ariko wa kabiri ntuzabisimbuka. Imana. Inshuti mbi. Uraseka. Inshuti mbi. Oya, ari abajya basetsa umuntu akabatenga nk'induba. None uwa Norvege akamuhamagara saa 5 ngo ngwino dusangire vrema. Cyangwa uw'inyamirambo agahamagara uw'igihara. Cyabari ibiki. Waretse se bugajya ku iminsi ntawe igiye. Waretse mukazahura ejo kuma. Uwaruhuha agahamagara uw'imayange. Nyuma ya saa 2. Abo rero nibyo abantu iyo bibaye gutyo kubera ko mvuze iby'inzoga reka ko abesha bari abagabo. Umugore iyo yumvise iyo nimero iguhamagara saa 5 iguhamagarira ibyo iyo yigize amahirwe akayigwaho ni handi umuriro waka kamagara ariko wowe ukumva ari baramutonganya niba babuze ibitotsi wandekeye umugabo ibintu nk'ibyo ariko nibyo ko n'ubushukanyi twabitaga ngo ikira bantuza katubite basekibi nuko bitangira rero. So bambabarire ndabivuze nagize Imana nkira iby'abantuza abantu barebaga imipira ariko nakobwira ngo baba babuze icyo bakora nyiba kuri flash none ngiye kota muri sauna Kabeza kubitaniramo n'umugabo n'umwe muri bo ahambwa ati ngiye sauna ndayihaze ngiye muri bya bindi karegera dakura abarakanjombye rero nabangaba ndi kubwira ushobora gusanga hari n'ababa bandi hafi ariko ntabwo ari byo. Umuntu ashobora kugenda ushobora kujya mu kabari hakiri kare
ukagatindamo cyangwa ugatahira igihe ariko kukajya mutinze nanone isa nabi cyane abana bamaze guterana ari amasaha ya famiye ugacomo bagutegereza bakakubura ariko ntiwacomoka bahageze rwose n'umwanda pe oya sembeze ndi excuse kuko abantu ndi kubwira harimo benshi ejo tutazahura mukatangira kubinyurira ariko ntabwo ari byo niba ari ukuri soma genda kare usomira ijyanye n'inyota yawe utahe ariko guhaguruka ingeso yo guhaguruka saa 5 z'ijoro ukatsa imodoka mukanya baguhishamo ugatangira gupfukamira umupolisi niwe wakujyanye cyangwa guhamagara umugore ngo mu gitondo njanira ngo dusiripa batesuriye kuburya bandaranye hari umugabo baraye bafatiye Kicukiro kandi ngo yatagiye gukora zigizaga akiri bamufatiye gahanga agonze umuntu ariko ngo yatagiye gukora zigizaga kuri Simba ariko ubwo nanone icyo abo ntari kwishimira nabashuka abandi ariko nanone uwo nguwo ubyibwiriza we nawe ubwo afite aho ahunga kuko abagabo benshi ejo hari uwo twarimo tuganira mvuye muri siporo yaravuye mu igaraje twembi tubanza kunywa amazi noneho ahita ahana gahunda bwo harakiri nka saa 12 ahana ndabizi nawe ashobora kuzacyumva ahana gahunda nabo baturanye bavugana ahantu barahurira bamaze guparika bose hahandi hafi unaseka n'umwana kumva ati papa arahana haratekanye nta urumva ariko kweri inzoga yo mu birometero 5 ya minwi ibyakubaho byose wumva byakumvikana ngo niba ndavuga abantu bagwera kure dukora we ntubamo inzoga ya kure byabaye sambira ugata iya hafi ibyo wenda nizo saa 5 zikagera da ariko ibaze umuntu utayibwera mvura agataramira mu birembo saa 5 ari mu birembo ibi mubaho moto yamugusha cyangwa agatwara bakamufata si ubyite famiye zamushakira tegeza kugufungira Bugesera utaha ku Gisozi famiye kagibyuka mu gitondo izana gakoma usibye ikibazo ntabasha kumva neza ngiye mu myumvire yanjye inganda z'inzoga dufite mu Rwanda ni zimwe abaseriveri bazipfundura ni bamwe ntabwo nje numva kumva ngo na inzoga mu bimetero birenze 2 ariko nabyo ni byinshi kuri nge buriya ayinya uhinira hano kera nyituye Indera nashaka kunywera ikabuga cyangwa 19 ubu ni kuri niremera sinahumvaga abyumva kandi nakoreraga ibyumba ntuye Indera na Nyabugogo bashobora kunsengera ngo ndifate ndaragera nibura 15 hari n'umugabo dukora umwuga umwe washatse kubishyiramo ndamwangira no navaga ibyumba nkagera Nyabugogo nkasanga hari abantu abanyabyumba bagiye gusubira ibyumba ababi Kigali bagashakana nkawe reka mpaka nibura 15 mvuga ngo sigaje ibirometero bingana gutya ariko noneho ariko icyo nta ikitabaho guhaguruka bwije kandi ugiye kure ibyakubaho muri iyo nzira wenda wagiye kure ushobora kugasomerayo ukavuga uti niriweyo mu bintu rekamire tubiri wakoreyeyo ariko nabwo wagira ugese se bushira ntubyibuka ko nari nagiye kunegosia isoko igihara muri free zone ese ryarabonetse akata byarivanze icyo gihe nabwo navuyeyo ngira ngo icyo gihe navuyeyo nka saa 4 nako nabyo simbishima nigeze no guhatinda nanone kera mvuye mu bukwe bw'umucuti wanjye nabwo mvayo nka saa 7 ariko nari natashye y'ubukwe ariko kuvuga ngo ndambaye managuye urukweto saa 4 ngo ubwo ngugiye kunywera imusambira cyangwa kukabonye utaye Kigali reka nkubwire buriya muri Kigali Norvege sindahanywera Nyamirambo sometimes kuko ko nkunda gutura mu Kiyovu n'indi muri Kigali n'ahandi hantu natuye ariko inzoga yakorewe intera ubwoba kubi ibikubaho byose ubu byikururiye none haje nahuhamo abantu bagakomeza akagotomera ntashatse umusare nkura mutipe yaratwaye benzi ukuntu ari imodoka ihenze ariko nta muntu wari ugitwaye ibaza umuntu atangiye zigizaga gunga bordure hano Kicukiro no kuri Maison Noire yagera igahanga akaba yahuranyije umuntu sangahe saa 5 zari zarenze nkurikije uko nabyumvise ubwo se urumva atari wabyikururiye hari haki niba tayi Bugesera se karumuna ntiyari utubari
ntiyaparika se akagenda ariko ngo abantu ngo banywa utubari ngo banywa abantu ntabwo banywa inzoga imuka ukegere rero nk'uwo twari kumwe nimugoroba yambwiye ati ahangaha ndacyari kure mu bimetero birenga 10 ahamagara abo baturanye ati duhurira hana imuka niba akabari ugakunda imuka ukegere cyangwa ushaka umushoferi wimuke kubera akabari nanone ureze nyine kwibibamo nta handi naho utuye bihaba se niba wumva nta handi warinywera imuka ukegera cyangwa se igisha umwana wawe imodoka cyangwa murumuna wawe akika gutwara cyangwa madamu ariko madamu ntabwo yagutwara ayo masaha y'ishuri ebyiri madamu ze yatumurenza saa 2 ari uri bugutware keretse wenda we arangiza akazi atinze akajya guca aho ariko kumuhamagara none se baguhamagara bagudamu byukunwa ngo ngezayo ngo sasa buraza kunwa icyo yubo urwisenye ari wowe reba reka tugende ndabona yego twarengereye nibyo ngibyo rero reka tubashimire cyane tuzasura mu biganiro byacu by'ubutaha.